So tugiye nyine gukomeza inyigisho zacu kuri web application uko dukoresheje Django. Turagerageza kuzishyira mu Kinyarwanda nyine ku buryo bushoboka, bitaza gushoboka nyine tubirabirekera mu Cyongereza nta kundi. So nizere ko inyigisho z'ubushize twarebye ko ukora nyine web application project cyangwa se Django project, noneho muri iyo projet ugashiramo nyine ama application. So nizere ko inyigisho z'ubushize nyine zumvikana, cyangwa zitumvikana nyine nizere ko wasizeho comment hasi. So twihuse uyu munsi rero tugiye kureba icyo twita templates. Templates ni iki? Templates navuga yuko mu tubyoroheje ari ama HTML pages cyangwa se yes, niyo waba ufite nyine HTML pages zivanzemo na CSS na JavaScript. So hano templates icyo zidufasha ni iki? ubushize twari twakoze nyine ino twari twakoze project yitwa umuziki, none dushiramo ino application yitwa nyine kubika umuziki. Twari twabonye yuko ushobora no kongeramo izindi application kugurisha umuziki, kwigisha umuziki. Yes. So mu kubika umuziki twari twavuze yuko ama function cyangwa se classes zidufasha nyine navuga gute ni nko guha kudisplayinga ama data se cyangwa nyine yes, navuga ama data cyangwa se ama HTML HTML code tuba dufite kuri ntuza. Ayo ma function n'ayo ma classes twashyize muri no file yitwa views.py. Reka tuyifungure. So kitinda gufunguka. So views.py. Okay, twabonye zino function ino home fata igafata ino parameter yitwa request, none ikaza kuduha ino HTML code ari nka welcome word cyangwa se ari ijambo nyine ritwakira kuri page tuba iyo umuntu haje kuri no web application yacu. Ariko muri kubona ko reka turaninge nuza web application yacu kwanza turebe kubona ndabanza na activating nuza twarabibonye ibintu ndabanza hari twagute web part ndakeka nakibuka kome yitwa ahubwo web app. Okay, so okay, yes, ibintu kwa activating nyine virtual environment twarabibonye. So noneho bumaze ku activating nshobora kujya muri iriya web application ajya mu muziki. Noneho yes, so noneho twarabibonye ko uko running asaba ko wandika Python 3 manage.py run server. Twarabibonye. So ikayifungura nyine kuri localhost kuri port nta kindi click open. Urukubona nyine ko ifunguka murakaza neza kuri web app umuziki. Ariko hano ikibazo gihari ni kihe? Ikibazo gihari nuko izino HTML zivanze n'ama function yacu. Hano hashobora kujya mu function n'ama classes zivanze n'ama function yacu kandi ziri kuri no file yitwa views.py. Zino file ntabwo ari zo zigenewe ubundi ku displayinga zino HTML code. Tubundi tugomba kubisha muri nyine HTML file so ku buryo nyine murabizi ibyo bita front end na back end. So back end, so front end nukuvuga hano hazamo iki? Hano hazamo
HTML, CSS na JavaScript nyine. Hanga ni so front end ni nkanuza ni GUI, graphic user interface. Hariya user aba ya interactinga na nyine na web application ya. So hano rero niho tugomba kugira nyine Python ni kuvuga hano hazamo iki, hano hazamo za databases n'ibiki. So databases yawe ntago amafunction n'amacya accessinga nyine wa exposinga ku users. So kuba ni ikibazo cya security. So niyo mpamvu rero tugomba gukoresha zino templates. So aho birumvikana. So noneho template rero nuza yayo ni good template ubundi kuri nuza. So template hano icyo bivuze ni ikintu kuvuga tugomba kujya muri application, noneho tugacreate folder cyangwa directory yitwa nyine templates. Wamara kuyicreate ukajyamo imbere, noneho ukongera ugacreate indi folder yitiranwa na ya application yawe. Ubuno turayita kubika umuziki. Ibi ni ababita gute ni ntuza ubundi ni ntuza navuga ko ababyita par convention. No kuvuga nyine ushobora guhindura zino path cyangwa se route, zino nzira ushobora kuzihindura, ariko nyine biragoye par default Django itireba zino nzira, ariko ushobora kuzihindura wowe, ariko nyine icyo gihe uri kubyumva ubu umaze kubimenya nyine ukamenya. So nta kindi rero umaze kugira hano noneho tumaze gucreate ntuza hano, nta kindi turareba kuri ya ntuza yacu ya view.py. So hano icyo dufite ikino function yitwa home. No kuvuga dushobora gucreate page nyine HTML, page ya HTML yitwa home, tugacreate n'indi page ya HTML yitwa about. Sibyo isere ko aho byumvikana nta kindi. So nibyo nkora rero hano, nta kindi ndafungura ntuza, nta kindi ino touch, nta kindi niyo gukora home.html, nta kindi niyo gukreate amafile ni muri Linux ubuntu nyine, nta kindi. So home.html indi na about.html. Sibyo. So urikubona ko iti create nyine zino ntuza ukare ebyiri. So nta kindi hanganda tanga execute ndiko kizikeneye. So noneho maze kuzicreate ni kimfungura, ndazikanzifungure muri ntuza kugira ngo tu editing nyine. So iyi ni about HTML. So numre na ntuza na home nayo kufungura. So zino ziraba HTML page. So nta kindi no kuvuga nshobora kugira tugira na HTML ntuza Sublime itiguha nyine ntuza zino code zibanza twese turazizi karizo za HTML. So byihuse birumvikana ko yarama HTML hano birumvikana. So hano rero icyo ngiye gukora ni igiki. So no kuvuga ikindi tukora ni tusubire kuri view yacu HTML. So no kuvuga zino HTML ziri hano zose ngomba kuzikuramo. Hano nta HTML tugomba kugira. So no kuvuga ino function ntago noneho return yayo ntagiza kuba HTTP response. Turaza gukoresha render duhabwa nyine n'iyinuza ya Django shortcut. So icyo gihe noneho tugira gutya render, ibi turabikuramo, ino nuza turayikuramo tuyikuremo tuyishire muri home, muri body, kuko ari body ari hano tuza kuza. Sibyo? Yes. So nizere ko byumvikana. So render noneho iduhaniki. Ino render nayo ifata parameter yitwa request. Sibyo? None icya kabiri tuyita tuyiha noneho turayihanuza ya template yacu. Ino home.html iyi home
niyo noneho tugiye gushyira hariya. So nizere ko byumvikana, nta kindi, niyo tuhita twandika hano. So home.html bo, ariko turashyiraho izina ry'iki, turashyiraho izina rya application, kubika umuziki. Yes. So hano ndikumva byumvikana, ndikumva nta kintu kibazo. So same thing, iyi ntuza nayo ushobora kuyikopiya hano ukanayishyira n'aha ngaha. So about hymns turayisiba, taningareta kubika umuziki. So iyi none iraba ari about HTML, sibyo? Noneho hano H2 reka dushiremo iki, kadushiremo wenda H2 okay. So save. Okay. So nizere ko hano byumvikana, tukreya manuza. So turebeye no kuntu nyine tuyaccessinga noneho, bo nta kindi. Noneho reka noneho running nuza yacu, web application yacu iri kuraninga. Yes, iri kuraninga, nta kindi. Reka tu refresh noneho turebe ko nino yacu yiduha. So uri kubona ko igikomeza kuyiduha. Wenda reka duhindura muri ntuza, tuhindure izina kugira ngo turebe ko nyine yabihinduye. So noneho hinduye. So dukora n'iki, static so kureba yacu noneho no ntabwo yabihinduye. So harimo ikibazo, twashyiremo ikibazo. So web app home HTML, so view app.html. So kumba kuba tutasevinze views.py, kumva nta kindi kibazo cyaba gihari. So okay, refresh nanone. Okay, noneho uri kubona ko yabihinduye. Ikibazo nyine ira views.py ntabwo twayisevinze. Web app noneho uri kubona ko iri kuzana nyine, noneho ko zino ntuza ziri kuva kuri HTML page, zitari kuva kuri ya page dufitemo n'amafunction. So ibi rero nibyo bita templates hano. Ni ukuvuga noneho nk'igihe tuzaba turi gukoresha za bootstrap n'ibiki kugira ngo dukore graphic user interface, noneho bizaba turi kubikora nyine kuri HTML page nta kibazo. So niyo najya kuri about, noneho reka tujye kuri about turebe about kuki kutazana kubera iki. Kubika umuziki about.html. Okay, nuko ntabwo twongeye muri route, ntabwo twayongeyemo. So reka tubirebe kubika umuziki template. Okay, yes, kwiyongeramo hano. So kuvuga hano iyi ntuza ko twahinduye hariya muri ntuza tutari gukoresha, tutari gukoresha ama id nka mbere hano. Noneho hano tugomba gushyiramo iki, tugomba gushyiramo nyine ntuza about. So nizere ko byumvikana.
hano iri cyaduhikira cyaduhanuza about twashizemo ntuza muri views twashizemo ya ntuza ya PK candidate itakitubaza sabyo. So about muziki uri kubibona noneho nayo ko izato harimo tuno ninuza muri HTML HTML page about HTML. So ni muri ntuza ni hano na kangaka. So uriko na about muziki none uriko ko turi ko accessinga nyine ama pages yacu dukoresheje nuza HTML pages ukuvuga ama views.py ama function atandukanye nyine n'ama HTML pages. So nizere ko nyine noneho templates zumvikana.